udashonje? Ntabwo nshonje ariko ndanashonje. Reka da. Seri ndikumva mfite amerewe. Mbanye nsonore. Ubuse wangwa. Igera hariya kugira untamike neza. Igera hariya. Sanga ufashe. Yewe ntabwo nabyemera wanga. Igera hariya uri kunantamika nabi. No kunantamika nabi ngewe. Ba rwose sheri. Uze guteka gasa. Asa wampaye. Kubifate hejuru waruzi ko none nkwima. Ndi kumva nagatamira kariya. Ngo aka kantu. Narindushye. Na, shira mu gato wawuzanye. Agatese. Nawe uri nuza. Nandi kuguma ngo waburetse da. Jena nakoramo. Nisonze yes. Kaganga. Ndio ndakanga. Numira kabiri nawe ndamira gatatu. Ni ukuvuga ngo urumva? Onda no kurya. Tukisaka inyundo. Yayi promotse wangu. Bigiye he? Do. Abagabo. Ndahiye we. Aho hitwa abagabo. Abagabo nyine. Nse shere. Ram. Ubona ntawe nawutetse neza. Nzi ngo Sheri. Nzi ngo ukoreye igikoma kubera ejo wabimbwiye. Oya reka ngo. Nawe urabikoza mu bwana. Reka ngo. Nejo. Nejo. Nanyuzwe. Ejo ku isabato. Nyuzwe. Ntabwo ejo hari. Ejo nzatanga saa 8 n'iki cyangwa saa 7. Ubu nzirirwa hano rirenge njye nyine. Aho tujyana. Ngiye gukora umuganda nawe ndi umwarimu. Si ngombwa abarimu. Ejo ni 29 umuganda urangiza ukwezi. Kuki no ha mu mudugudu batajya bawutangaza? Bawutangaza nijoro. Ntago njya mbyumva. Ni ugomba kubyumva. Ko ntajya mbyumva rero. Nyine ndi kukubwira sindi kubuyaza kugomba kubyumva. Najya mbyumva. Nara mwijoro mba nkanuye. Ngiye umunsi umwe. Mwana utaza kunyanduriza agapira bona na mata. Waguze agati k'isabune nzafura. Nzafura di. Ubwo gati se kamari. Agati k'isabune kayaye. Agati kamari. Kwa beza ko shero gukunda utuboga ngutuboga. Simba nado neza. Umva. Rwose uze. Uze gukora umuti. Yari uko matunze yenye. Kiri kuntura. Zikari untuze mwana. Enyo gato. Andaza kukurega kwa happy yesho. Mana mbega shere guteka umuceri we. Ndi none ndagwa wose. Mutenya kugira ngo yakoza mu bwana. Ndabusokoza. Nguragira ute? Ngo tubaga tunani. Kurura nk'amakaroni. No, uru muzazi kurura nk'amakaroni. Ese na makaroni. Makaroni yo mu cyaro. Ese turi mu cyaro. Ese mu gisi nko mu cyaro. Nguvuga ngo mu cyaro barya neza. Umushogoro. Kurusha mu mujyi. Ariko ninjya mu cyaro ejo bundi mana. Uzakora iki? Nzatarasa sheri. Nzajya no muri korali. Kumbuye iki korali?
ngiye kwinyuguta ubyina zanyu zaguye muri nibyo ngiye kuvuga ngo muri n'ibyorezo batukana imbyino zaguye ngo akaboga wagira ngo ku ishuri wabwiriwe hoya wowe sinzi ikintu bishyizemo sheko bishize biryoshye ushyizemo iki ngo hari inkoko njye ntabishaka ariko birangiye uri kunkuriraho agasosi yego ko banza ukire biracyaza yewe zana ibindi gushaka iki aka nakumira shaka amata kari nanyweye fanta sheri n'isaka inyundo uvuze ngo anyweye fanta nyinshi yego ncitse anywa na ya mata koko Kristo hari n'amata se yandi yose nabona n'abamazi ubu yarakarishye siko mpaze mwana ndakugabura none iki bita konyine ahubwo mwana nyarukira kwa ntuze nakumeye utuntu tw'udukaroni kugira ngo uyu munsi nshaka kwiyiriza fresh kwiyiriza cyangwa kwiraza mwana ibintu byo uguha agasosi kunkuraho akantu k'agasosi kanjye ubuze ibi two ni utuntu wacamo kabiri ahinja aho wapi icyana aho simpari njye simpari wangu agasosi ngakanywa abagore ngaho nibaza none ndibyo nawe pe reka nkubwire rero sibyo ndishimye cyane ndusha neye ugiye kuzana ibindi ndahazi ugiye sawa rero ndindiro